Guys, nongeye kuguha ikaze rero kuri The Truth Inside. Rero ndakwifuriza amahoro n'imigisha wowe uherereye hirya no hino muri Leta z'Ubumwe za Amerika cyangwa se muri Aziya ndetse no muri Europe no muri Africa ndetse no muri East Africa. Uyu munsi wa none rero ndashaka kugira ngo mwifurize aho uhererewe n'umuryango wose, Imana ikomeze kubarinda, mwebwe muba mwabashe gukora subscribe no kubaho umugisha kabisa kuko muba mwakoze akazi gakomeye cyane. Ndashaka kukubwira rero kuri kumwe na wa musore ari we Bahati Chris nk'ibisanzwe kuri The Truth Inside, kuri ya channel iguhereza umwimerere w'ibigano cyangwa se showbiz, bimwe birimo biravugwa hirya no hino kuri ku mbuga nkoranyambaga kuri social media. Ndashaka kukubwira rero mu gihe uba wakanze subscribe ujye unaduhereza like ndetse unadusigira ubutumwa hasi kugira ngo ubashe gukurikirana bimwe mu bintu byose tuba twabashe kukugezaho. Mbere rero tudatinze ndashaka kugira ngo mpite nguhereze ikaze kugira ngo ubashe kwita wumva amwe mu makuru arimo aravugwa hirya no hino tudatinze. Ndashaka kukubwira yuko mu Rwanda ubu ngubu mu ncamakeya aje kugaragara imwe mu cyorezo cyateye hirya no hino mu bigo by'abana b'abanyeshuri, aho barimo kutitira bakagwa hasi bitewe n'icyo cyorezo cyo kuvuga ngo ni indwara igiye yasabagiye hirya no hino. Birakomeye guys rero, dore ko leta amaze kubyumva kabisa ikahita ivuga ati icyo ni ikintu tugomba kwita duhagurukira tukagishakira umuti tukakigaho ndetse tukanakitaho kugira ngo kibe cyava mu nzira, dore ko haje kugaragara bamwe mu banyeshuri baje kugaragaraho icyo cyorezo bakahita babahereza icyo bita gutaha mu rugo kugira ngo babashe kugira ngo barwanye n'icyo cyorezo. Ni icyorezo rero kirimo kirafata abana b'abakobwa mu buryo butunguranye cyangwa mu buryo butumvikana, ukabona umwana aratitiye cyangwa se afashwe no gutitira akahita agwa hasi, nubwo icyo cyorezo tutaramenya uburyo cyaje cyangwa se uburyo cyateye n'iki kirimo kubitera, ariko hagati y'aho ngaho leta yese ibifatira umwanzuro. Ahandi rero nshaka kukubwira bimwe mu nkuru irimo kugenda icicikana hirya no hino ku musore wanyu cyangwa se umwe mu bahanzi bamamaye mu Rwanda kabisa, wamamaye cyane nk'umwe bita Tiger ku izina wamenyekanye ku izina bita The Ben. Ni umuhanzi ubarizwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ariko muri kano kanya mu Rwanda ukunzwe na benshi cyane mu Rwanda. Ndashaka kukubwira yuko abantu benshi bakomeje kuvuga kuri kapo yiwe na Pamella, bavuga yuko yatandukanye nawe, ariko byari bimeze guys. Ndashaka kukubwira yuko nanone icyo nashaka kukugezaho yuko kugira ngo nkumare icyo bita impaka cyangwa se nkumara amatsiko, ikapo ya The Ben we na Pamella kabisa ubu ngubu ihagaze neza, ihagaze bwuma, biteguye kabisa kurushinga, dore ko yaje no kumukubita gift yimwe ikomeye cyane, ari imodoka bita Rolls-Royce kabisa, dore ko ubu ngubu Pamella kabisa agiye kuzaza yitwara muri Rolls-Royce. Guys, iyi ni kapo rero yakomeje kuvugwaho abantu benshi cyane, dore ko ubwo yitabiraga igitaramo mu Rwanda, ubwo yageraga ku rubyiniro hejuru, abafana bose batereye hejuru bavuga ngo ati tubabarire utuzamurire Pamella, dore ko nawe yari mu bantu bitabiriye icyo gitaramo soli, dore ko bakimuhamagara kuri stage hejuru kabisa, abafana bamuteye induru cyane bamubwira ati Pamella rihe. The Ben aravuga ati ese muramushaka muzane cyangwa se dukore iki sibyo. Ariko mu minsi ishizo imbuga nkoranyambaga hirya no hino, dore ko abanyamakuru bagiye batandukanye, niba ari uburyo bwo gushaka views nako mbizi nanjye sinda ni ikintu tukirimo kwigaho. Ndashaka kugira ngo buri muntu wese ashire amatsiko kabisa. Pamella na The Ben ubu ngubu bari kumwe neza, barimo kwitegura ubukwe bwabo, date yabo kabisa, kugira ngo ubukwe buzabe bwitabiriwe abenshi bakomeje gutekereza cyangwa kwibaza ese ubukwe bwa The Ben buzabera muri Amerika cyangwa se buzabera mu Rwanda. Icyo nakumara impaka nta handi ubukwe buzabera, dore ko ababyeyi ba The Ben babarizwa mu Rwanda, umuryango wose ndetse n'uwa Pamella ubarizwa mu Rwanda. Ubukwe buzabera mu Rwanda, ariko aho ibindi birori bizabera aho The Ben afite urundi rugo muri Amerika, kugira ngo nabwo ashimishe bamwe mu babyeyi be ba kabiri mwa adopse. Iyo niyo nkuru rero nshaka kugira ngo ngubwireho kabisa, nagira ngo nkwari impaka guys. Abantu bakomeza batera comment kuri kapu ya The Ben hamwe na Pamella, nimwongere kugira ikibazo kabisa. The Ben na Pamella ubu ngubu bameranye neza nta kibazo. Ikindi nashaka kugira ngo ngubwireho, nashaka kukubwira ngo umwe mu bahanzi nanone wakomeje gukoma abantu cyangwa se wakomeje kwamamara hirya no hino ari we Bruce Melody. Ubwo yarari mu Rwanda kabisa, yitabira igitaramo cyabereye cya EAP cyitwaga Kigali Festival.
aza kugaragara ku rubyiniro kabisa akunzwe n'abantu benshi cyane. Ariko uyu muhanzi arimo aravugwaho amakuru atari meza guys, arimo aravugwaho amakuru atari meza. Iyo ni inkuru nshaka kujyanye nze kuza kukuramburira mu mwanya kabisa. Niyo mpamvu ngubwiye ati ngo stay the tune, ugume kuri The Truth Inside kuko niyo channel ikuzana amakuru y'umwimerere aho utigeze ubona ayandi makuru. Uyu ni umuhanzi rero ukomeje gukundwa na benshi ndetse no mu East Africa hirya no hino, dore ko ubwo yaherukaga i Burundi yaje kugaragara kabisa akunzwe n'abantu benshi, baranamubwira abarundi kabisa uzagaruke, dore ko nawe ubwo yavaga i Burundi agarutse mu Rwanda ntago yagerageje kubitwaraho nabi. Yaje no kugaragara muri collabo imwe afatanyije namwe mu bahanzi b'i Burundi ariwe uwo bita Double J ndetse no bita Kiriku. Uyu ni umuhanzi rero ukunzwe hirya no hino ndetse no muri Uganda, dore ko yagiye agaragara mu makolabo menshi cyane n'abagande ndetse n'abarundi, ndetse naho yatangiye kwinjira muri music yo muri Tanzania aho yakoranye n'uwo bita Harmonize ndetse n'abandi benshi cyane. Dore uyu muhanzi rero akomeje kwitwara neza, dore ko abantu dukunda abantu bakora cyane. Niyo mpamvu abantu iyo bakubwiye ati ngo hard work niyo igaragaza icyo, niyo mpamvu n'abandi bakomeza kumukompara na The Ben cyangwa se na Meddy, bavuga ati Bruce Melody arusha ba Meddy na The Ben mu buryo bwo gukora icyo bita akazi. Ariko koko kabisa tutagiye no hirya no hino biranagaragara ko Bruce Melody akora cyane kabisa. Aho ngaho rero namwe mu makuru arimo kugenda avugwa kuri Bruce Melody, ariko hari nandi makuru agenda amuvugaho nabi kabisa yuko ari ibintu arimo bituma hit cyangwa se umuziki cyangwa se akazi ke karimo kugenda gatera imbere guys. Ayo ni amakuru rero amwe yakomeje agenda avugwa hirya no hino guys. Niyo mpamvu mubwira kuri The Truth Inside tuguhereza umwimerere w'amakuru utigeje wumva hirya no hino. Hagati yaho ngaho rero uyu muhanzi Bruce Melody hamwe n'uwo bita The Ben hari n'igitaramo barimo baritegura guys, tutibagiho gatoya igitaramo kizabera muri Uganda kabisa cyitwa Kigali ni ukuvuga ati ni umuziki wa Uganda ndetse no mu Rwanda bashize collaboration, kuvuga ngo gushira hamwe kugira ngo bakore icyo bita concert izabera Kololo. Iyo ni Kigali Festival izabirimo abahanzi benshi cyane, dore ko haje no kugaragara post ya mbere kabisa igaragaza uwo bita Nina bariho, ariko nanone iza no kugaragaraho nanone n'undi muhanzi bita Knowless, ariko nyuma yaho biza kuzamo akaduruvayo baza kuvuga yuko batarimo Knowless bamuvanyemo, dore ko umugabo we kabisa arimo kubarizwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Nago twamenye icyatumye Knowless bamuvana kuri post cyangwa se kuri affiche, dore ko abagande bakomeje kuvuga ndetse n'abanyarwanda babarizwa muri Uganda bavuga ati ni kuki why bavanyeho Knowless kuri posters cyangwa se kuri affiche. Ariko nkubwira yuko iki gitaramo nacyo The Ben azaza kuba akigaragayemo guys. Iki gitaramo azakitabira ndetse no bita Bruce Melody ndetse na Nina nabo bazakigaragaramo. Ni igitaramo kizitabirwa n'abantu benshi cyane, kizabera kuri Kololo kabisa. Kwinjira ibintu bizaba ari fun, ibintu ari show, ibintu bizaba biryoshye guys. Hagati yaho ngaho rero ndakomeje nkubwira yuko ibintu, niyo mpamvu nakubwiye ati ngo stay the tune kuko ndaza kuguhereza umwimerere w'amakuru utigeze wumva mu matwi yawe guys. Nakubwiye ngo rero hangaho ni kuri The Truth Inside, uri kumwe nanjye Bahati Chris, nkubwiye ati naho mukanya ni bye bye, ciao ciao.